Hello guys, as usual this is Ngotech. Uyu munsi rero ngiye kukwereka video nziza cyane, ndagusaba gukurikira ukayirangiza. Umunsi ngiye kukwereka ukuntu ushobora gukoresha telefone yawe utayikozeho, ushobora scrollinga, just scroll utarinze kugenda ukore muri touch, kandi ni ibintu bikora cyane. This is not magic, ukurikire uraza kumenya neza. Let's go. Twagiye. Yes, iyi ni telefone yanjye rero urayibona hano. Icyo tuzakora, reka tubanze tujya kuri TikTok, wenda tubanze tuganya akavorimo ho gakeya kugira katadusakuriza. Tujya kuri TikTok. TikTok urayibona yafungutse. TikTok rero nimara gufunguka, urayibona ko yafungutse. Hano ngiye guhindura, urabireba ntabwo ndi bugigere nkora kuri la screen. Icya mbere ndashaka kumanura hasi, urabona tuzahindura video. Guhindura ni ibintu byoroshye, it's very easy. None ushaka kuba wagiye wirukanka rero ukaba ushaka gusubira hejuru, icyo uzakora uzagira gutya, hanyuma umanure hasi. Urabona ko guys ni ibintu bikora kandi ni ibintu byiza cyane. Ushobora kuba ushaka guha like la video, turayiha like gutya. Urabona ko tumuhaye like. Guys, mukore subscribe, like, share and comment. Thank you for watching. Ndabakunda cyane. Yari Jadotech official. Dore uko bikorwa rero. Dore uko bikorwa biri anaberekaga uko ushaka gascrollinga uburyo bworoshye utarinze ukora kuri touch yawe. Jya kuri Google Play Store yawe, Google Play Store cyangwa App Store, wandikemo ijambo Spatial Touch. Urayibona hano Spatial Touch, urayibona hano, uyidownloadinge. Numara kuyidownloadinga ukande open, uyifungure. Izafunguka ikomeza gutyo, izakubaza kwemeza ayo mabwiriza, hanyuma ukanda hano accessibility, hanyuma ukomeze. No kugenda ukomeza amabwiriza, hano bari kukwereka ko hari accessibility, installed apps, Spatial Touch, ukayihitamo hanyuma ugakurikiza n'ibindi bintu bagenda bagira gute bakwereka. Hanyuma twagiye next, turakanda next. Tumukanda next. Hano urabona bari kutwereka steps turi bukoreshe. Ure next, hanyuma tuhagere ukande allow nibiza. Hanyuma rero ubwo twagiye kuri accessibility settings, tuzakanda accessibility. Okay, turihuta cyane. Hano icyo tugiye kuramo Spatial Touch ngiyo. Use Spatial Touch ngiyo, hanyuma umanure. Hano bari kutubwira ko ni ukuyemerera kureba control ukoresha n'ikiganza cyawe, cyangwa gukurikirana buri movement kugira ngo ikore action uyibwiye. Ni ukuvuga ngo it can track your interaction with an app or hardware sensor and interact with apps on your behalf. Bango hano ikizagufasha izakorana na sensor za telefone ndetse na kamera kugira ngo ibashe kureba movement uri gukora, hanyuma ubone n'ubuzikoresha. Ubu ni uburyo bworoshye bwo gukoresha telefone yawe utayikozeho, ntabwo ari maji. Then allow, numara ukanda allow, uzahita uza next. Next nta kindi uzasubira inyuma neza cyane. Urugero, ubu tuvuge Spatial Touch yacu yamaze kugeramo, iri gukora. Hano hejuru urabona ko iri gukora. Hano noneho urugero, reka tujye ku rubuga wenda mushaka TikTok, nkuko mwabibonaga uko twatangiye mubibona.
tujye kuri TikTok. Tumara kujya kuri TikTok, mbibutsa no kugira gute, mbibutsa no kubanza gufolowinga Jodotech hano kuri TikTok. TikTok rero yawe izafunguka kuriya, nifunguka kuriya rero urabona yuko harimo ibimenyetso. Ningira gutya telefoni izabasha kubona ikimenyetso ndi gukora. Ngire ngo urareba hariya hasi urabona ko hahise hazamo akantu, nimanura gutya, nimanura ni ukumanura, umanura, urabona ko ndi gusikororinga nkoresheje iki, urutoki, kandi ntayikozeho. Ngire ngo urabibona guys, urabibona ko ni ibintu biri very simple, ni ibintu byoroshye cyane. Hanyuma ushobora gukoresha intoki ebyiri, kuvuga ngo intoki ebyiri kuriya zimeze muri screen ni ukumanura. Hanyuma urutoki rumwe kuno rumeze urakabona hasi muri screen ni ukuzamura, urabibona. Hanyuma gufata intoki ebyiri ukazifunga nk'igipfunsi, uba uri kureba setting, ushobora gutanga like ukoresheje igipfunsi cyawe. Kuvuga ngo ni ugufata urutoki rw'igikumwe ukaruzingira mu ntoki ebyiri, ukaba watanga like, ukaba ushobora no gukurikirana undi muntu. Guys, urabona ko tumuhaye like tutarinze gukora muri screen. Guys, kora subscribe, kora like, share, niba kagukomye kakunejeje ukore na comment.